Turabasuhuje kandi tubashimiye ko muri kutwumva. Ntibikiri inkuru y'impuha uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba igihangange binyuriye mu mbwirwaruhame ze, umukambwe wakoze byinshi, akagenda henshi, agahura na benshi mu bikomerezwa, yaciye muri byinshi, afasha benshi, atanga inama ku bintu n'abantu batandukanye, none ubu tuvugana ntakiriho. Nibyo koko ntakibarizwa mu isi y'abazima kuko yamaze kwitaba Imana. Ibi byabaye rero ku itariki ya 29 Ukuboza mu mwaka wa 2024. Bivuze iki? Bivuze ko iki gihangange cyabaye perezida wa Amerika yashyizemo umwuka yujuje imyaka 100 irenga gato. Iyi nkuru ni impamo kuko nyakwigendera yavutse mu mwaka wa 1924 ku itariki ya 1 Ukwakira, hanyuma urugendo rwe hano ku isi rukaba rwashyizweho iherezo mu mwaka wa 2024 ku itariki ya 29 mu kwezi k'Ukuboza. Wakora diferanse y'imyaka yabayeho yose rero hano ku isi kuva mu buto bwe kugeza mu zabukuru, ukabona ko apfuye akwije imyaka 100 n'amezi 2 n'iminsi 28. Uwo nta wundi tugiye kuvugaho rero ni uwahoze ari perezida wa 39 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 1977 kugeza mu mwaka wa 1981. Ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Ninde? Jimmy Carter Jr. yabonye izuba ku itariki ya 1 mu kwa 10 mu mwaka wa 1924. Avukira i Prince muri leta ya Georgia ahitwa Wise Sanitarium. Avuka ku babyeyi bombi aribo James Earl Carter Sr. na nyina Bessie Ryan Golds. Uyu nyina akaba yarakoraga mu bitaro nk'umuforomo wandikaga imyirondoro y'abaganaga ibyo bitaro, nurse register, ndetse akanabifatanya n'indi mirimo yo mu bitaro kuko yari umuforomo. Yitaga kubabaganaga bose, by'umwihariko kubaganaga ibyo bitaro, akita cyane cyane ku birabura kuko ari nabo benshi babiganaga bitewe n'aho ibyo bitaro byari byubatse muri ako gace. Kandi yari n'umukristo mwiza, bigatuma arwanya iby'irondakoko akabyima amaso. Naho ise umubyara akaba yarakomokaga ku mukurambere we witwaga Thomas Carter, nk'umwimukira wari ufite amamuko mu bwami bw'Ubwongereza, waje kuza gushakisha ubuzima n'imibereho muri Amerika, nuko ahingukira muri koloni ya Virginia mu mwaka wa 1635. Kuvukira ku babyeyi rero bari bifashije kandi na nyina akorera kwa muganga, ibi byatumye Jimmy Carter aca agahigo ko kuba ari we mu perezida mu bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavukiye mu bitaro. Uyu munyamugisha rero akaba yari imfura mu bana b'ababyeyi babo bombi, abakomotse ku mukurambere Thomas Carter bakuze kandi bakunda no kurumbuka, ndetse baza no kwiganza muri leta ya Georgia, niho bakunze kuba cyane, bakamenyekana mu buhinzi bw'amapamba, ubunyobwa n'itabi n'ibindi byinshi cyane. Bivuze ko rero bavugaga neza ko mu gihe Jimmy Carter yavukaga, umujyi muto wa Prince wabagamo abaturage bakabakabaga 600. Papa wa Jimmy Carter byavuzwe ko yari umushabitsi byahamye. Mu yandi magambo, yari umucuruzi wahiriwe n'urugendo rwe rw'ubucuruzi, wari ufite amadepo menshi yabikwagamo ibicuruzwa byariho icyo gihe, kandi akagira imigabane myinshi yari yarashoye mu mafamu menshi yari muri ako gace. Uyu mubyeyi rero umubyara yari yarakoreye igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabashije kugera ku ipeti rya liyetona mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose yabaye ahagana mu mwaka wa 1914 kugeza mu mwaka wa 1918. Mu gihe Carter rero yari umwana, ababyeyi be baje kwimuka inshuro nyinshi cyane bagana mu bice byabagamo abirabura bari bafite inkomoko muri Afurika. Icyakora benshi bari barateye imbere, abandi bakennye cyane ku buryo bwari bubabaje muri icyo gihe. Mu bijyanye n'umuryango akomokamo kandi yavukanaga n'abandi bana 3 aribo Gloria, Ruth na Billy. Nyina umubyara akenshi ntiyakundaga kuboneka mu rugo bitewe n'umubare munini w'amasaha yakoraga, ariko we na se bakoraga uko bashoboye kose abana babo bakabona uburere n'igitsure gifatika. Ibi byatumye rero abana bakurana uburere n'ikinyabupfura kandi banubaha abantu bose muri rusange, ari abazungu, ari abirabura, bose bakabafata kimwe. Bakuze kandi bazi gukorera ku ntego, bakitanga kandi bagatozwa kubana neza n'abandi. Ibi byaje kubaviramo guhuza mu byo bakoraga byose
kugeza igihe umwe umwe wese yagiye abasha kwishakira ubuzima kandi abasha kubugeraho. Ikindi kandi ibi ngibi byaje kubaviramo guhunga ubukozi bw'ibibi n'ubwomanzi ndetse banahungira kure ibiyobyabwenge bakura ari abana bari bafite uburere kuko ababyeyi babo babitagaho ku buryo buhagije. Gusa isi umubyara ak'abazungu n'abirabura ntikaburaga kuko yanashakaga ko abazungu bagira amashuri atandukanye n'ay'abirabura. Byongeye kandi mu mirima ye yakoreshaga abirabura benshi cyane. Gukoresha abirabura cyane rero kandi ashaka ko bazamuha umusaruro mwinshi cyane byatumaga arenzaho akabakunda akabereka ko abashyigikiye, abirabura nabo bakamukorera ariko ku mutima we rimwe na rimwe yajyaga agaragaza iby'irondakoko mu busumbane hagati y'abazungu n'abirabura. Ariko nubwo byari bimeze gutya rero yaretse umwana we Jimmy Carter agirana ubucuti n'abandi bana b'abirabura bari abo mu kigero cye nyamara batari abazungu. Baje no gukorana rero mu mafamusi kuko n'ubundi Carter nawe yakomeje gukora muri ibyo bikorwa kandi ababikoragamo n'ubundi abirabura nibo bari bashinzwe imirimo. Jimmy Carter rero akiri muto yaje kwinjira muri bizinesi nka se, ayikora neza kandi akomeza gukorana neza n'inshuti ze, agakodesha bimwe mu bikorwa bya bizinesi ye ibindi akabibyaza umusaruro, akagura ibikorwa runaka hanyuma akanabikodesha ku nyungu nziza. Aho hari mu gihe cy'ubusore bwe. Yakomeje kandi kubana neza n'inshuti za se zikamugira inama mu buryo n'aho yagombaga gushora imari kugira ngo nawe yinjire mu mwuga w'ubucuruzi neza. Reka rero tuvuge ku mashuri ya Jimmy Carter. Jimmy Carter yije amashuri ye hafi y'aho yavukiye muri ako gace nyine yari yaravukiyemo. Nyuma n'ubundi akomereza amasomo ye muri Prince High School kuva mu mwaka w'1937 kugeza mu mwaka w'1941. Kuri iri shuri kandi Carter byavuzwe kenshi ko yari umunyeshuri w'umuhanga ariko wari ucecetse ariko agakunda gusoma. Wabashije rero gutsinda neza amasomo ye kandi akanitwara neza mu buryo bushoboka mu maso y'abarezi n'abo biganaga. Umunyeshuri rero w'ingimbi nawe yabarijwe mu ikipe y'umukino w'intoki wa basketball, awukina neza abayibamo umuhanga ariko akabifatanya n'indi mikino yindi, ariko umukino wa basketball yaje kubamo intyoza rwose aranawukunda cyane. Nyuma yaje gukorana bya hafi n'abahinzi bakomeye bo muri icyo gihe banakundaga kwiyita abahinzi ba Amerika b'ahazaza, future farmers of America, aho bamufashije kwiyubakamo kuba umushoramari mu by'imbaho n'ibindi byihutirwaga byari bigezweho nyine muri bizinesi y'icyo gihe. Jimmy Carter rero yiyumvagamo inzozi zo kuzaba umusirikare cyane cyane mu ishami ry'abanavire, the United States of Naval Academy. Mu mwaka w'1941 rero yatangiye icyiciro cya mbere cya kaminuza mu ishami ry'ubwenjeniyeri muri koleji ya Georgia y'Amajyepfo. Nyuma y'umwaka umwe atangiye, Carter yahinduye kaminuza ajya gukomereza amasomo ye muri kaminuza ya Georgia Institute of Technology muri Atlanta. Aho muri icyo gihe umuntu wari waramamaye mu guharanira uburenganzira bwa muntu, Barack Van Lee, yari perezida w'iyo kaminuza. Carter rero yahakurikiraniye ibijyanye n'inyigisho zigenewe abasirikare bakuru b'inkeragutabara, anahakura amahugurwa mu bya gisirikare, Reserve Officers and Training Corps. Mu mwaka w'1943 yakiriye ubutumire bumwemerera kuza gukurikirana amasomo ye mu gisirikare cy'umwuga, the Naval Academy. Nyuma Carter yaje gusoza icyiciro cya kabiri mu bya siyanse agana mu mwaka w'1946 aricyo cya Bachelor Degree of Science binyuze kuri Stephen Peirce. Mu gihe yigaga rero yaje gukundana na Rosalind Smith wari usanzwe ari inshuti ye na mushiki we Ruth, kandi byanavuzwe neza ko uyu mushiki we Ruth ari nawe waba yarabahuje bikarangira babaye inshuti magara. Nyuma y'imyaka 2 baje kubana bakomezanya kugirana imibereho myiza n'ubuzima bwiza kugeza yitabye Imana mu mwaka w'2023 ku itariki ya 19 ukwezi k'Ugushyingo. Jimmy Carter rero akimara kurangiza mu mwaka w'1946 yagiye mu kazi ka gisirikare muri US Navy Submarine, ni igisirikare cya Amerika kirwanira munsi y'amazi. Gusa nyuma y'urupfu rwa Sir James
amaze gupfa azize kanseri y'urwagashya, byatumye Carter ahagarika iby'umwuga wa gisirikare abona ko agomba kuza gusimbura se mu by'ubucuruzi. Binongeye kandi nk'umwana w'imfura niwe byarebaga. Nguko uko uyu mugabo rero n'umugore we biyemeje guhaguruka iwabo aho bari bakora imirimo ya gisirikare, bagaruka iwabo ku ivuko. Yongera kubyutsa bwa bucuruzi bw'umuryango wabo wa mbere, barakora karahava. Mu bindi byaranze kandi Jimmy Carter ni uko yarwanyije irondabwoko racial segregation, ahubwo agashyigikira guteza imbere ibijyanye n'uburenganzira rusange bwa rubanda. Ibi byaje rero gutuma ahinduka uharanira uburenganzira bwa muntu ku ruhando mpuzamahanga. Binyuriye mu ishyaka ry'abademokarate, kwitwara gutya byatumye atorerwa kuba senateri wa leta ya Georgia kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na karindwi. Hanyuma ntibyaciraho, ahubwo yongera gutorwa kuba guverineri wa leta ya Georgia mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatanu. Nubwo byari bimeze gutya, muri izi manda zombi ubwa mbere yabanje kugerageza ashyize imbere ko abirabura bagomba kwigenga, bituma batamutora cyane. Asubira inyuma, arongera yisubiramo neza, areba icyatumye atsindwa, aza gusanga agomba guhindura umuvuno, ahubwo akazabikomeza amaze kugera ku buyobozi. Niko byagenze rero, ubwo yagarukaga yahise atorwa, ahubwo amaze kuhagera ashyiraho ingamba zatumye abirabura babasha kubona agahenge bahumeka, n'abanyamerika baramwumva bamwe. Ariko abandi bari batitsimbaraye ku muco wa kera wo kumva ko umwirabura atagomba kubona uburyo n'uruhumekero, bo baramwanze birumvikana, bamugira umwanzi wabo nimero ya mbere. Jimmy Carter abikesheje kumenya kuvuga neza imbwirwaruhame ze no kuba yari yaritwaye neza igihe yari senateri, ndetse n'imyaka yamaze ari guverineri wa Georgia, kandi aha hombi akanahateza imbere mu buryo bufatika. Ibi byose rero nubwo atarazwi mu yandi ma leta yandi yari asigaye, ko muzi ko leta zunze ubumwe za Amerika nyine ni amaleta menshi atandukanye. Iyo Georgia rero ni imwe muri leta 50 na zingahe zindi ziri muri Amerika. Ariko rero byatumye yihagararaho, byarangiye ahindutse wari usanzwe ari perezida waturukaga mu ishyaka ry'abarepublike witwaga Gerald Ford mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu. Muri ako gace rero hari hamazeho inkubiri, naho twahita political crisis. Iyo nkubiri rero ya Watergate crisis, aho nyine perezida wari wabanjirije Gerald Ford yari yagerageje kujya ashyira utwuma twumviriza abandi bayobozi bo mu ishyaka bari bahanganye ry'abademokarate, bikaza kumenyekana bikarangira bamweguje. Nyuma gato ni Gerald Ford nawe waje akamusimbura, aho kugira ngo ze ahane cyangwa agaragaze ko hari ubushake katifatanije n'uwo yasimbuye, nawe yaraje ahubwo abaha imbabazi. Mu kuboko kubaha imbabazi rero abanyamerika ntibashyizwe, nicyo cyatumye rero bahita bitorera uyu Jimmy Carter, nubwo batari bamuzi, ariko nyine byatumye bamuhundagaza amajwi yabo baramutora. Nk'ubu wabigereranya n'ubu ngubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2024, reba uko batuye Trump. Trump azi kuvuga, Trump azi kwirwanaho mu mbwirwaruhame ze. Rero abanyamerika bagendana n'ibigezweho, ibyo wakoze byose, ibyo bagezeho byose, ariko udashoboye kwidefanda, udashoboye kuzana igishya ngo bakumve bagukurikire batwaze igitugu, cyangwa se nyine batware uko bakubona nyine nk'umuntu uri dinamike muri bo, ntabwo bishoboka ko baguha amajwi yabo. Ni nk'uko rero byaje kumugendekera. Mu gihe rero Carter yageraga mu biro ku munsi wa kabiri mu kazi, yatanze imbabazi kuri dosiye ya Vietnam yari yarabaye agatereranzamba. Iyi dosiye rero nta kindi cyari kirimo uretse guhana abantu bose batari baragiye ku rugamba muri Vietnam, ya ntambara yabaye muri Vietnam. By'umwihariko uyu munsi watorewe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald J. Trump, nawe yakagombye kuba yararebwaga n'izi mbabazi. Icyamurokoye ni uko se umubyara yabimukwepesheje inshuro nyinshi mu gihe yajyaga amushakira ibyemezo by'uko arwaye, muganga akabimusinyira yuko arwaye. Baza kumutwara isi akerekana ko umwana we arwaye, baza kumutwara isi akerekana ko umwana we arwaye. Biza kurangira rero iyo ntambara irangiye Donald Trump agiye ku ruhande. Bivuze ngo rero abandi bari baragiye babahana, bari bategerejwe nyine yuko bazabashyiraho ibihano. Already n'ubundi byari bihari, kwari kubishyira mu bikorwa. Ariko ubwo Jimmy Carter yahageraga ku munsi wa kabiri, icyo yakoze yahise ababarira. Icyo nacyo cyatumye abaturage b'Amerika bamukunda agitangira akazi.
kazi. Jimmy Carter kandi yashyizeho ingamba mu buryo bwo kwita no kubungabunga ibijyanye n'ingufu, ibiciro ku masoko hamwe no kwadukana tekinoloji nshyashya. Yafashije kandi abasha kumvikanisha neza ku bijyanye n'amasezerano yitiriwe ubutegetsi bw'igihangange bwa Camp David Accord. Ashyigikira kandi ibijyanye n'iby'umuhora wa Panama Canal Treaties, kandi yakoze byinshi yahinduye n'imibereho y'Abanyamerika kandi ateza imbere ndetse anihatira kunoza politiki mpuzamahanga y'Amerika n'ibindi bihugu. Ku ngoma ye kandi nibwo leta y'Amerika yabashije gushyiraho departema ishinzwe kwita ku by'ingufu. Na n'uyu munsi ifite akamaro gakomeye, aho kugeza ubu ifitiye Amerika umumaro ukomeye cyane. Bidahagije yongeye gushyiraho kandi indi departema y'uburezi ntiyari isanzweho. Ibyo byose byavuzwe haruguru byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bw'uyu mugabo wabagaho imibereho yoroheje kandi ituje. Gusa ntagera ngo kuko mu minsi ye ya nyuma y'ubutegetsi bwe i Washington, ingoma ye yashyize ku isi rugeretse impande zose. Aha twavuga nk'amakimbirane n'imvururu muri Iran. Ahangaha hariho umwami wayoboraga ashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abaturage batamushaka kuko yitwaraga nyine mu buryo bubapenaliza, atabaho uburenganzira, atabaho umwanya, ariko Abanyamerika bakamushyigikira. Byaje rero kuza kwivuza muri Amerika kanseri yari afite, agitirimuka abaturage bakora impinduramatwara batangaza ko bamuhiritse, bafatira abantu bagira gute. Mu bafatira rero harimo n'Abanyamerika. Abanyamerika rero nabo kwihangana biranga, bakora operation zo kujya kubohoza abo bari bafashwe bugwate. Iyo operation rero yaje gupfuba, mbese ntiyageze ku ntego. Mu kutagera ku ntego rero bashaka nyirabayazana. Ubwo bari nyine ku isonga hagomba kuba Jimmy Carter wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abamufashaga, ariko abamufashaga baramwigarama, baramutererana. Iyo dosiye rero yabaye nk'imugabanyiriza amanota mu baturage, ku buryo na manda yakurikiyeho yatumye Ronald Reagan amutsinda, bitewe n'uko yuririye kuri iyo dosiye avuga yuko yateje igisebo Amerika. Birangira b'Abanyamerika bikundira ibigezweho bamutoye umusimbuza Jimmy Carter muri manda yari ikurikiyeho. Kandi yabashije no kwita ku bijyanye n'amakimbirane, ariko biranga. Ibi bijyanye n'amakimbirane mu guhosha iby'intambara hari aho byagiye bizamba neza, ariko ahandi nyine akabishobora, ariko ahandi biranga. Impanuka yangije mayile 3, ni ukuvuga hafi ibirometero 4 bisaga by'ikirwa cy'aho ngaho. Ibyo nabyo byabaye nyine ibintu byamugwiririye muri manda ye yegera ku musozo. Revolution yo muri Nicaragua nayo yaramushegeshe, hamwe no kwigarurirwa kwa Afghanistan bikozwe n'Abasoviyeti. Afghanistan bari bashyigikiwe n'Abanyamerika, hanyuma Abasoviyeti nabo bagashaka kubahirika. Barabahiritse koko barabarwanya, ariko nyine Abanya-Afghanistan bihagararaho. Amerika nayo icyo Jimmy Carter yakoze ni ukubafatira ibihano mu by'ubukungu, ariko ibi byose nyine urumva byari ibintu byaje ku ngoma ye, bisa nk'aho bimurenze, bisa nk'aho bije manda ye yenda kurangira, bituma atakarizwa icyizere mu baturage. Nyuma yo gusubira mu buzima busanzwe rero, kuko iyo manda yakurikiye atayitsinze, Jimmy Carter yashinze ikigo. Icyo kigo kiramwitirirwa, kikagira intego zo guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubumuntu ku isi. Ibi byatumye rero abihererwa igihembo cyitiriwe Nobel cy'amahoro mu mwaka wa 2002, Nobel Peace Prize. Yatembereye ahantu henshi hatandukanye, yahuye n'abayobozi batandukanye, yazengurutse isi kugeza aho bamwise perezida wa rubanda, kuko yisangishaga n'abantu bose ku buryo bugaragara rwose, kandi yabagaho n'imibereho yoroheje. Reka noneho tuvuge mu ncamake iby'ubuzima bwe. Jimmy Carter yavutse ku itariki ya 19 Ukwakira mu 1924, avukira muri Amerika. Jimmy Carter yabaye umucuruzi, umusirikare uharanira uburenganzira bwa muntu, activist, yabaye umunyepolitiki, uwitangira abandi n'ibindi bikorwa byinshi byaba yarakoze byamuranze. Jimmy Carter yabaye mu Rwandashyaka mu ishyaka ry'Abademokarate, akorera igihugu nk'umusenateri kuva mu mwaka wa 1963 ageza mu mwaka wa 1967. Yongera kubera leta yakomokagamo ya Georgia Governor wayo wa 76 mu mwaka wa 1971 kugeza mu mwaka wa 1975. Nyuma abaperezida ba Amerika
uyoboye abanyamerika bose ku nshuro 39 kuva mu mwaka w'1977 kugeza mu mwaka w'1981. Jimmy Carter yatabarutse ku itariki ya 29 Ukuboza mu mwaka w'2024, atabaruka kwije imyaka 100 n'amezi 2 hamwe n'iminsi 28, apfa azize izabukuru. Agwa muri Amerika, akaba ari mu perezida bose wabayeho bamwishimiye kandi yiyoroheje kuruta abandi bose bategetse Amerika. Ikindi kandi ni nawe wabashije kuba yarabashije kuvukira mu bitaro. Ikindi kandi mu baperezida bose bategetse Amerika, akaba ari we mu perezida wabashije kugeza ku myaka 100 agifite umwuka w'abazima. Mwari kumwe nanjye rero Inkotanyi Minega Rwagitinywa. Mwibuke gukora subscribe, like na share. Turabakunda cyane, naho utaha. Murakoze cyane.